Mwiriwe bene data nshuti zanje, nonge kandi kubaramutsa mu izina rya Yesu. Mbasuhuza ku bwa Yesu, mbasuhuza ngo mwiriwe, mumeze gute? Nagize ngo tuganire gatoya twibukanye ku magambo makeya. Tuvuga ku buzima bw'ubukristo cyangwa se ku buzima bw'umuntu ukeneye Imana, umuntu ukorera Imana, umuntu wifuza gukorera Imana cyangwa se ukorera Imana we kugira ngo abikomeze kandi akomeze kubigenderamo. Ndagira ngo twongere kandi twibukanye ku bw'aya magambo. Gukorera Imana ni ukwiyanga, gukorera Imana ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, gukorera Imana no kumva ko Imana ari shobuja, gukorera Imana no gukora ikintu Imana itakurakarira cyangwa se itavuga ngo uyu muntu yacumuye. Gukorera Imana no kumva ko Imana ari shobuja. Gukorera Imana no kumva ko Imana yo mu ijuru ari wowe yaremye. Gukorera Imana no kumva ko Imana yagupfiriye. Gukorera Imana no kumva ko Imana ari wowe ireba. Yesu azama amanuka mu isi gupfira abantu, yambuye icubahiro, araza arakubitwa ku bwacu, arababazwa, arikugira ngo jewe nawe dukunde tubeho. Yesu yamanutse mu ijuru ari uko yumvishije impuhwe zacu, kubera urukundo yadukunze, kubera urukundo Imana yakundaga abantu. Imana imaze kurema isi n'ijuru, imaze kurema ibiri mu isi byose, imaze kurema umwana w'umuntu, imaze kumuremera umufasha, amaze gucumura, yumvishije hari ikintu kimuvuyeho, yumva hari umwenda umuvuyeho, yumva ko hari umwambaro umwambutse. Adamu amaze gucumura, yumvishe mu by'ukuri ko hari ubuzima buhinduka, ariko ngo yumve imirindi ya Yesu y'Imana ije kureba, agira ubwoba, aravuga ati nakoze ishano. Ndagusaba mwene data wowe undeba, wowe unyumva, nuzoza ucumura uze umenya ko wakoze icyaha. Nuzoza ucumura uze umenya ko hari uwo wakoreye ibibi. Nuzoza ucumura uza wihutiraho kwihana, wihutire gukiranuka n'Imana, kugira ngo Imana yongere kandi ikugire neza, wongere usubire mu murongo mwiza. Iyo wubatse urugo rwawe n'umudamu wawe, ni ukuvuga ngo iyo mukoranye icyaha, iyo gusa ucumuye gatoya ku mugore wawe cyangwa se umudamu wawe akagucumuraho bukeya, ikibirutsa byose n'igituma musura kandi gusubira mu murongo ni ukwihana. Iyo mwihannye mwembi, nta kibuza urugo gutera imbere. Urugo rutera imbere, urugo rugira amahoro, urugo kandi rugira umwuka wera kubwo kwihana. Ntihihana abantu bose gusa, ahubwo hihana umuntu ufite umutimanama. Udafite umutimanama ntago yihana, ahubwo hihana umuntu ufite umutimanama. Kandi nta rundi rufunguzo rw'ijuru rwonyine ruhaba atari ukwihana ibyaha by'umuntu. Iyo wihanye ibyaha byawe, biba bigaragaza ko uri umwana w'Imana, kandi iyo wihanye ibyaha byawe bigaragaza ko Yesu w'Imana kurimo, mwuka w'Imana kurimo, kandi mwuka w'Imana yari mu muntu, bituma yihana. Ariko iyo atakurimo ntabwo wihana, ahubwo urinangira. Yesu wo mu ijuru nabagire neza. Bavandimwe nshuti zanje, twige kwihana ibyaha byacu, ducumbikire umwuka wera w'Imana, kuko niwe mukuru mu buzima bwacu. Umwuka wera w'Imana niwe wabana natwe, akatugira akamaro kandi akatugira neza, akaba umuhuza w'Imana natwe. Bene data nshuti zanje, twige gukorera Imana, twige kwihana. Kwihana nirwo rufunguzo rwonyine ruranga umukirisitu. Nta muntu uri umukirisitu utihana, uwo ntaba ari umukirisitu.
kuko iyo utoga ubucafu bwa buri munsi ntabwo uba uri umunyamwanda, ariko iyo umenye ko ufite umwanda wihutira muri dushe ukaja koga kugira ngo ukureho wa mwanda, kugira ngo ukureho bwa bucafu. Niyo mpamvu mbasaba bene data, nshuti zanje, tugomba kwihana. Tugomba kwihana. Kwihana ni ingirakamaro. Kwihana ni urufunguzo rw'ijuru. Kwihana ni ukumva ko uri umunyabyaha, ukiyemeza ko uri umunyabyaha. Bene data, nshuti zanje, abubatsi ingo mugomba kuza mwihana mu ngo zanyu, mugakemura ibibazo hagati yanyu n'abagore banyu, mukihana naho mwembi babiri, kugira ngo ubwami bw'Imana bukunde bube mu nzu yanyu. Kandi ukagereza kureba uwo wacumuye, uwo wabwiriye nabi, ukamwihanaho. Tugomba kwihana. Wowe uri umurozi ukihana, byoba ari byiza. Wowe uri umusambanyi ukihana, byoba ari byiza ku buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Tugomba kwihana, kuko kwihana nizo bya mbere. Kwihana ni ingirakamaro. Kwihana nibwo bugingo bukuru. Kwihana nibwo rufunguzo rw'Imana rukugeza ku Mana. Kwihana nizo zonyine ubwami bw'Imana bukeneye. Kwihana nizo biranga umukirisitu. Kwihana. Wowe warasambanye ugomba kwihana. Wowe waribye ugomba kwihana. Wowe uri umurozi ugomba kwihana. Ikintu cyose gituma utagera imbere y'Imana cyose ugomba kwihana. Urufunguzo rwonyine gusa rwonyine rw'Imana, rubonana n'Imana, kuganira n'Imana, ni ukwihana, nshuti yanje. Inzu yonyine gusa irimo kwihana, inzu y'umutima. Ndavuga iy'umutima, simvuga inzu y'umubiri. Inzu y'umutima w'umuntu. Kwikubura neza no kwihana. Kandi iyo wihanye Yesu akuzaho vuba, Yesu arakugarukira. Nshuti zanje, twige kwihana. Wowe uri umukristo uja mu ijuru, wowe warakijwe muri 50, wowe warakijwe muri 20, wowe warakijwe muri 20 turimo, ugomba kwihana. Kwihana ni ingirakamaro. Kwihana ni umukristo muzima, nibwo mukristo muzima bwonyine gusa. Habe niyo wumva umeze neza, ugomba kwihana ibyaha byawe. Ugomba kumva ko uri umunyabyaha, ugaca bugufi, ukabwira Imana ikakubabarira. Nshuti zanje bene data, twige kwihana. Nucumura kuri mugenzi wawe, wumve ko uri umunyabyaha. Nucumura ku nshuti yawe, wumve ko wamugiriye nabi, ugomba kumwihanaho. Twihane nshuti zanje. Twihane. Isi ya none ahigeze ubu nyine abantu bagomba kwihana ibyo bakoze. Hari abantu babigundiriye, bumva ko batobivaho, batomene ku mutima ngo bavuge icyo yakoze, ngo bavuge ko yishe umuntu cyangwa se yamugiriye nabi. Ariko bivuze ukabikura mu mutima wawe, ni ukuvuga ngo ubukije umutima wawe, ubukije umuryango wawe, ubukije ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe. Tugomba kwihana. Wowe wararoza abantu, ugomba kwihana. Wowe warisha abantu igihe runaka, ugomba kwihana. Kwihana nizo byonyine bya mbere bifungura ubwami bw'Imana kukugeraho. Bene data, nshuti zanje, twige kwihana. Twihane bene data, twihane. Ubwami bw'Imana buradutegereje, kandi Yesu ni igihe gitoya akaza. Ubwami bw'Imana burasohoye, ubwami bw'Imana butugezeho, ubwami bw'Imana buraje. Buraje rero ku buzima bw'umwana w'umuntu, kandi buri virizi ufukamira, buri virira kenewe mu ijuru. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze. Ariko nshuti yanjye, birasaba ngo ugarukire aho ngaho wihane. Inzoga nimba waranyoye inzoga, ugomba kwihana. Nimba warabaye umujura, ugomba kwihana. Nimba warakoze ikintu cyose cyobangamira Imana, ugomba kwihana, kugira ngo ugaragarire imbere y'Imana kuri mwiza, kandi na Yesu akunda kugenderera. Bene data, nshuti zanje, murakoze, ariko twihane. Umurozi nave mu burozi, umusambanyi nareke gusambana, umubeshi nareke kubesha, umujura nareke kwiba. Umuntu wese nave mu buzarimo, nakunda akizwe, niyihane. Namara kwihana, ubwami bw'Imana buramutegereje. Ubwami bw'Imana buzakugirira neza.
ubwami bw'Imana buzabafasha. Murakoze bene data nshuti zanje, Yesu akomeze kubagira neza. Abaryamye Yesu abane namwe mu ijoro, abiriho kandi ari amanywa wabo Yesu yirwane namwe kandi akomeze kubagira neza. Nshuti zanje bene data